tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomishigenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kumanywa turi ku munsi wo kwa gatatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya rero ni munyemere turebere hamwe iby'amakuru mashya akomishigenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni muri aya masaha by'umwaka akomishigenda ko amakuru akomeye cyane yerekeranye n'urugamba n'ubundi rukomishigenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru y'utuba cyane tugiye kuba tubagezaho nuko ibintu byamaze kwa bihindura isura noneho mu buryo bukomeye cyane. Uwitwa General Sultan Makenga kugeza amagingwa ya nabwo ari buze kuba abona aho ahungira kugeza amagingwa ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi uwitwa Everett Ndashimiye akoze indi operation ikomeye cyane ndetse ahindura n'umuvuno kubyerekeranye n'ingabo yohereza ku butaka bw'ikigo cya Kongo muri gahunda zo kugira ngo rero bajye kuba bahangana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 wakibaza ngo byifashe gute muri aya masaha. Perezida Everett Ndashimiye amaze kuba yohereza undi mubare munini cyane w'abasirikare by'umwihariko bo mu ngabo za Fdnb kuri ubu butaka bw'ikigo cya Kongo. Nyamara ibingibi bibaye mu gihe n'ubundi hari hazindutse amakuru atari meza habe n'agato yerekeranye n'ibihombo bikomishikenda abigaragara kuri uyu mupaka wa Uvira by'umwihariko aho bikomishikenda bitangazwa ko rero ibyerekeranye n'impfu noneho ku basirikare bo muri izi nyeshyamba za M23 zikomishikenda ziyongera ku bwishi mu bice bigiye bitandukanye. Nabwo aranga muri Kivu y'Amajyepfo gusa turaza kuba atugaruka kuko mu bice by'cyane bigiye bitandukanye bigaragaramo abarwanyi ba M23 ibyo bice by'cyane bikomishikenda bigaragaramo amakuru ateye ubwoba yerekeranye n'uburyo operation zimo kugenda zikorwa n'ingabo z'u Burundi arizo Fdnb ndetse zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'ingabo zo mu gihugu cy'Ubirigi bikomishikenda rero bigaragaza ko ibintu byo byamaze kuba byongera kuzamba mu buryo budasanzwe by'umwihariko nahangaha muri ibi bice bya hano mu mbibi zo mu Goma. Turerekeza rero hano za Kibumba ndetse na hano muri za Nyiragongo akomishikenda havugwa ibyerekeranye ngo na ambush zaba azahafatiwe by'umwihariko z'abarwanyi ba M23 ngo bashobora kuba n'ubundi banarasanye mu buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse na FDL zigaragara muri ibi bice bigiye bitandukanye bisanzwe biri mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma umaze igihe kigiye kuba cyangana n'umwaka ukontororwa n'izinyeshyamba no gukuza amagingwa ya ibyerekeranye n'umutekano waho bitifashe neza habe na gato. Turagenda tubiva imuzi n'umuzingo hari operation zikomeye cyane zakomishikenda azitegurwa kugira ngo zibashe kuba azasiga ikibuga cy'indege cya Kavumu by'umwihariko kiri mu maboko y'izi ngabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'ikoalisiyo bafatanyije n'imo ingabo z'u Burundi. Aho rero ikibuga cy'indege cya Kavumu ho gahunda zihari ari ukuba ngo ari cyo kigomba kuba cyakifashishwa kugenda gitunganyirizwaho systeme zigomba kuba azashyirwa mu bice by'ibitandukanye neza systeme n'ubundi zirinda ikirere ndetse no kugenda hashyirwa cyangwa se giparikwaho indege z'intambara zirimo indege zo mu bwoko bwa drone za CH4B zikunze kuba zakifashishwa mu kumenjira urufaye rw'amasasu mu bice bigiye bitandukanye byo kontrolwa n'izi nyeshyamba za M23 ndetse hakazamo na za ndege za Sukhoi 25. Ibyo rero ngo bifuza kuzajya ababiparika kuri iki cy'indege cya Kavumu by'umwihariko akaba ari naho zizajya zihagurukira kuko kugenda bazikura mu bindi bice ngo bituma ibyo bice ngo bisatirirwa n'izi nyeshyamba mu gihe bo bakomishikenda bifuza ko bagenda abazisubiza inyuma ahubwo bazikura no muri ibyo bice bindi bigiye bitandukanye. N'amakuru menshi cyane akomishikenda agarukwaho imibare myinshi cyane ikomishikenda ivugwa by'umwihariko ku barwanyi ba M23 iragaragara ko bagira kuri 25 ngo bamaze kuba ababurira ubuzima mu mirwano ikomeye cyane komishikenda ibira ahangaha muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Turagenda tubavira imuzi n'umuzingo muri aya makuru yacu mu buryo burambuye gatanu kuri gatanu. Mbere ko turambura aya makuru ni munyemerere mubanze munyereke ko turi kumwe mukande kuri subscribe musigize cyo cyanyu ango muri comment kijyanye n'amakuru komishikenda tubagezaho ubundi gihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro namwe ujye mubasha ko mwakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ko bije ndetse nuko bukena amaze kanda subscribe ikaze muri aya makuru komishikenda atigisa itangaza amakuru binyuranye kuri aya masaha ayo kumanwa turi ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 ikaze.
yasirika twiyuse cyane rero tudatinze n'ubu turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi komishigenda bigaruka muri aya masaha n'ubundi kubyerekeranye n'umutekano politike ndetse na diplomasi byinshi komishigenda abigarukwaho n'ubundi birebana n'ibikomishigenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomishigenda habera urugamba rutoroshye habe na gato muri kano kanya byinshi komishigenda bigarukwaho n'ibyerekeranye no kuba rero ngo hakomishigenda hagaragara impfu z'abasirikare cyangwa se z'inyeshyamba nyinshi cyane zo mu mutwe wa 23 z'amagingwa kandi ngizo mfungo akaba hatari hamenyekana by'umwihariko icyaba kizihishe inyuma aho bari gusanga rero udukundi ngo twaba komando bo muri izi nyeshyamba ngo baba abishwe by'umwihariko ibingiro bigakurikirwa no kuba hakomishigenda havugwa ibyerekeranye n'icyo bakishi cyane n'ubundi ngo cyaba kiri uri muri uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 by'umwihariko kuwitwa General Makenga no mugaba mukuru w'izinyeshyamba by'umwihariko aho bitangazwa ko rero ku mugi wa Goma nabo bamaze igihe kinini bakontrola dore ko hari umugi by'umwihariko bagiye ko bamaramo igihe kingana n'umwaka bizamagingo rero komishigenda bitangaza ko ngo haba hari ikikango cyo kubahizi Fdnb ndetse na Wazalendo ngo zaba zigaragara mu bice bitandukanye birimo mu misozi ya za Riraguye iherereye mu birunga biri hejuru y'uyu mugi wa Goma ngo haba rero harimo izinyeshyamba ngo zifite gahunda zikomeye ngo zo kuba batangiza urugamba rukomeye cyane ku butaka bw'ikigo cyako by'umwihariko mu bice birimo izinyeshyamba kugira ngo babashe kuba abazirukanamo ibingibi kandi komishigenda abinagarukwaho mu gihe n'ubundi bitangazwa ko uwitwa Everett Ndayishimiye Arias Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi kwizamagingo yawarahiriye ko atazigera atererana umuturanyi we ari we perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwizamagingo bitangazwa ko bagiye kuba by'umwihariko batangiza urugamba karahabutaka kuri izi nyeshyamba nk'uko kugeza amagingo bitangazwa ko abana amaze kuba rero bafata icyemezo cyo kongera kohereza abandi basirikare bashya bo mu ngabo z'Uburundi arizo Fdnb ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ni mu muvuno mushya rero ho bitangazwa ko abasirikare ngo bamaze kuba bagera kuri ubutaka mu ibanga rikomeye cyane ibingibi rero bikaba komishigenda abikurikirwa hanandi makuru akomeye cyane komishigenda agarukwaho kuva mu rukera rwo kuri no munsi hakomishigenda havugwa rero amakuru yerekeranye n'uburyo ibintu bitameze neza kuri uyu mupaka wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo aho rero bikomishigenda bitangazwa ko igihombo ari kishi haba ku baturage ndetse n'abandi basanzwe bakora ibikorwa bigiye bitandukanye dore ko byakomishigenda bitangazwa ko kuri uyu mupaka nta bikorwa arimo kugenda bihakorerwa bitewe nuko ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi bo komishigenda bakora ibikorwa bitari byiza birimo no kuba rero ngo abapolisi baba bakomishigenda barasaha ngo bamwe mu bakomishigenda bifuza kuba bahungira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi bahunga icyerekeranye n'urugamba rukomishigenda rubera hano muri ibi bice bigiye bitandukanye byo muri iki gihugu cya Kongo bihana imbibi n'iki gihugu cy'u Burundi si ibyo gusa rero kuko mu makuru twababwiye ko turi buze kuba atubagezaho twanababwiye ko ahitwa ku kigo cy'indege cya Kavumu naho ibintu byamaze kwa bizamba mu buryo bukomeye cyane hari ikikango cyinshi cyuko by'umwihariko kigo cy'indege cya Kavumu gishobora kuba cyakatakwa mu buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'urubyiruko rwa Wazalendo ndetse ngo zifatanyije n'abacancuro ndetse n'abasirikare bo mu gihugu cy'Ububirigi ni muri gahunda ngo ziyariro zo kuba bakwirukana uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ndetse kiba cy'indege kabasa kuba cyakifashishwa mu bindi bikorwa byo ku ruhande rwa leta ikinshasa birimo no kuba rero bagenda bahaparika indege za gisirikare ndetse za zindi zigenda zifashishwa ku rugamba ibi byose rero bikomishigenda biteza kibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa 23 ariko nkuko twabibasezeranyije turakomishigenda dukurikirana kandi kubyerekeranye n'aya makuru rikambabwire ngo deka tube dini ahanga ariko turaje tugaruke mu kandi kanya gataho yakari imbere tubageza andi makuru ari kuba agezwe